isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka abe ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Papa wanjye Petron Lewis aho yararyamye mu biganza byanjye ameze nabi yarakomeje arambwira ati randiri mwana wanjye. Uwo musore nari maze kumenya ko yitwa Ferimine. Twasanze aho twari twagiye gushyingura umusekirite. Yarakomeje arambwira ati aho twari twicaye turimo kuragira inka zacu. Dantino yarakomeje arambwira ati mama wanjye Rita. Yarakomeje arambwira ati mwana wanjye Dantino. Uwo mwafande yamaze kutubwira gutyo twumva ubwoba burashize, kuko twari tumaze kumva ko ari abantu beza kandi nta kintu na kimwe cyatubaho bagomba kuturinda. Nuko atubaza impamvu tutagira icyo tuvuga. Mpita mubwira nti mu by'ukuri ntabwo umuntu yabona icyo akubwira, kuba imyumvire yawe yarahinduye byinshi muri iki gihugu cyacu, kandi ngakomeza kukwihanganisha ku gihombo wagize cyo kubura umutasi wawe, ariko wanasanga wenda akiriho, kandi nkwifurije amahirwe masa mu rugamba rwo kubohora igihugu cyacu, kuko nubwo twavuye ku ngoyi y'abakoloni n'ubundi turacyaboshywe n'ubuyobozi bwacu. Afande ahita avuga turakoze cyane. Ntiwumva ko utangiye kuvuga noneho? Erega mugabanye ubwoba, hano nta kintu muraba, mwisanzure. Gusa nyine nta yandi makuru mfite ku mutasi. Ayo mfite nuko abajenerali bambwiye ko yapfuye, kuko Makironi ntago yari kumurebera izuba, ariko ni vuba cyangwa kera Makironi nzamuryoza ibyo yakoze, kuko abajenerali twese nubwo twitwa inyeshyamba ariko bizarangira turivuyemo. Ese mugenzi wawe ko atavuga? Mugenzi wanjye ese avati njye nabuze icyo mvuga pe, kubera ko iyo ntekereje ku mirimo ya gisirikare numva bindiye umutwe, kuko nanjye papa wanjye ni umusirikare, ariko nyine akaba atabana natwe kubera akazi, bityo nta kintu navuga uretse kubagirira impuhwe. Imana izabakore muri ubu buzima, byibura muze mu gihugu ubundi mubone ubwisanzure. Mugenzi wanjye yamaze kuvuga gutya, Afande General araseka, ahita anamubwira ko avuga neza, afite n'akajwi keza. Mugenzi wanjye mu kubyibazaho, Afande avuga ko yari ari kwikinira, bityo agiye ko bagiye mu nama afitanye n'abandi basirikare, akaba ariyo yari agiyemo ubwo badusangaga hejuru, abasirikare bashaka kudufata ku ngufu, tukaza gusubira inyuma. Atwereka uburiri aho twaruhukira, ndetse atwereka ahantu hari n'ibinyobwa byinshi, ibisembuye n'ibidasembuye. Atubwira ko twisanga kuko iyo nyubako niye, buri mujenerale na buri musirikare aba afite ahe, kuko iyo nkambi ni nini ku buryo bakwiriye, kandi bakaba barahubatse neza kuko bahamaze igihe. Fande yamaze kugenda, nanjye na mugenzi wanjye dusigara aho ngaho. Amaze kurenga twicara ku buriri, atangira kumbwira ko rwose nta kwihishira ahise akunda Fande, kubera uburyo ari umusore mwiza, akabibogari, akavuga neza, ikirenze ibyo akaba afite n'umutima mwiza, bityo akaba atameze nk'abandi basirikare, kuko iyo aba ari umugome yari guhita ashaka kudusambanya, ariko dusize mu bwisanzure. Mugenzi wanjye nahise mubaza, muhereza itandukaniro rya Medalidi n'uwo mu Afande. Mugenzi wanjye ambaza niba nanjye Afande namukunze, mpita mubwira mwerurira ko waba uri umukobwa w'ikigoryi uramutse uhuye n'umu Afande nk'uriya ukaba utamukunda. Twese duhita dukubitana mu biganza ko twakunze umugabo umwe, tukaba turi abanyamahirwe ko turi inshuti, bityo nta ntambara turagira ngo turwane dupfa umugabo. Mugenzi wanjye ambwira ko agiye kungira inama nzima. Mubaza inama agiye kungira iyo ariyo, ambwira ko tugiye gutereta Afande kuko n'ubundi twabonye abasore twari twazanye ari ibigoryi. Noneho uwo Afande aremera aba ari we atwara, kandi icyo cyemezo tucyubahe. Nahise mubaza niba Afande ashobora kuba atifitiye undi mukobwa akunda. Mugenzi wanjye ambwira ko nyine turabimenya nituba turi kumutereta. Nuko mugenzi wanjye mubaza uko turabigenza, ambwira uko yabibonye aho ngaho dushobora kuhamara iminsi irenze umwe, bityo buri wese afata igihe agerageza amahirwe ye, namara kugerageza bigakunda araba ari sawa, nibyanga undi nawe akurikireho.
Mugenzi wanjye mubwira ko niba ari uko bimeze ahita atangira, bityo mbimubwira nzi ko afande natamwemerera arahita aza ansanga ambwira ko ari njye ashaka. Ubwo twarabyemeranije, ubundi nanone duhita dukubitana mu biganza, nuko dutangira kuzenguruka mu nzu ya afande wabaye general ari umwana mutoya. Dufata ibyo kunywa bidasembuye kuko nibyo twanywaga, kugeza ubwo afande yaje kugaruka. Nkamubwira ko njye nshaka kwigira hanze nkaba ndi gutembera. Afande ahita atubwira ngo twembi tugenda dutembereze. Mugenzi wanjye akamubwira ko bashaka ko bari kuruhuka, nuko afande abwira ko agiye guhamagara umusore akantembereza ku buryo ararya ambwira abasirikare be ko ndi uwe bityo ntibankoreho, kandi tubababarira abasirikare imyitwarire bagize tukihagera kuko natwe turabyumva ibyo bintu baba babikeneye. Tumubwira ko nta kibazo rwose natwe tubizi. Ako kanya hahise haza umusirikare. Afande amubwira ko yantembereza iyo nkambi yabo, umusirikare aranjyana. Mpita nsiga mugenzi wanjye arimo kureshya afande, nanjye nkambi ndayitembera kuko amasaha atangira kuza, kugeza ubwo nashatse kugaruka nkabwira wa musirikare ko nshaka gusubira aho tuvuye, nawe akabyumva vuba cyane. Mu kuhagera mpita nsanga afande na mugenzi wanjye bahuje urugwiro. Byanarenze mugenzi wanjye agashati yari yambaye nsanga arimo gufunga ibipesu, mpita menya ko byarangiye ari we yikundiye. Ndababara cyane ariko twari twabyumvikanye. Ako kanya yambajije uko bimeze n'uko inkambi nayibonye. Mubwira ko nyibonye neza cyane, naho handi hari ubuhehere bw'ikiyaga cya Herade umuntu yahiturira. Ansubiza ambwira ko ari cyo barusha abantu batuye mu gihugu. Afande ambwira ko agiye gupanga uko umutekano urakorwa uwo mugoroba, twisanzura agaruke asanga nta kibazo twagize adushakira aho kuryama. Ubwo afande na wa musirikare be bamaze kugenda, mpita negera mugenzi wanjye mubaza uko byagenze. Ambwira ko yagerageje afande akabyanga burundu kugeza ubwo amuhatirije. Nahise mubaza icyo ashaka kuvuga, mugenzi wanjye aransubiza atumva Sharita, urabona wamaze kugenda. Afande ahita ajya mu kabati ke akuramo icyo kunywa, atangira kunywa, ubundi aza kwicara ku buriri. Nanjye nk'umuntu ufite gahunda mpita mwicara iruhande. Uko ari gusoma ntangira kumubwira ko rwose ari umusore mwiza, ijwi rye rikaba ryankuruye, ndetse akaba atari umusore usanzwe, bityo buri mukobwa wese yamwishimira. Afande yahise ambaza niba ibyo ndi kuvuga ari ukuri, ubwo byaba bivuze ko na Rita wagiye yanyishimiye. Afande mubwira ko ariko bimeze, aratungurwa cyane ariko nkomeza kugerageza amahirwe. Mpita ntangira kumukora ku matako no ku bibero bye, nifungurishwa nkongera ngafunga imifuka y'ipantaro ye. Ndakomeza nkajya mfungura nkanafunga imifuka y'ishati ye mu rwego rwo kugerageza kumukora ku gituza. Nuko ngikora ku gituza numva kirabyimbye cyane, mpita mera nk'utunguwe mubaza niba icyo ari igituza gusa cyangwa harimo amabuye, ariko n'ubundi nari mbizi ahubwo bwari uburyo bwanjye bwo kumureshya. Ambwira ko ari igituza kandi nibuke ko yambwiye ko yakoze imyitozo kuva akiri uruhinja. Nuko musaba kunyereka nkareba uko kingana, nawe arabyumva ntago yari kubura kundatira ibyiza bye. Afande yahise akuramo ikote ry'ubundi akuramo n'agapira. Mu gukubita amaso igituza n'ukuboko mpita mubonamo umurinzi, kuko yahise agaragara nk'intare ishobora kundinda. Mpita mubwira ko nta mukobwa utakwifuza kuryama mu bituza bye. Ahita ambaza niba nshakaga poromosiyo ko kuharyama iminota mike mugenzi wanjye Rita ataraza. Mubwira ko ayo mahirwe ntayitesha, nuko ahita anyemerera ndyamaho, ariko mpita mwongorera mu matwi mubaza uko yakumva bimeze ndamutse nanjye ndyamishijeho igituza cyanjye nambaye nkawe. Ahita ambwira ko byaba ari byiza cyane ariko atabishaka. Mubwira ko twakwigerageza amahirwe tukumva uko byaba bimeze. Ibyo mbivuga narangije gukuramo agashati kanjye ndetse n'isutiye byose biri hanze. Afande mu gukubita amaso udutunda twanjye mu gituza numva ariruhukije, atangira kuvuga indimi ntazo ubanza arizo biga mu gisirikare. Nanjye mbonye bimeze gutyo mpita igituza cyanjye ngihuza n'iki. Ndanarenga ahubwo mpaguruka ku buriri mwicara ku bibero kugira ngo ibituza bihure neza, maze ubundi murenza amaboko inyuma ndamufata ndamwiyegereza abura aho ahumekera. Ibyo birangiye ntangira kugenda mwikubaho kugeza ubwo imbunda ye nari nicayeho yahise ifata umurego nkabyumvira hasi.
mpita numva ndamufite cyane rwose, ahita anyibirindukana andyamisha ku buriri, ambwira ko ibyo turi gukora atari byo. Nahise mbona afande ashaka kuncika, mubaza niba afite umukunzi arimo guca inyuma, ambwira ko ntawe ariko nanone atari byo. Yagiye gukomeza kuvuga nanjye mpita mutanguranwa, ntangira kunyunyusa udusukari twe, najya nkuraho umunwa akahagira. Afande ntangira kumusaza biramurenga. Ibyo mbonye namaze kumwica mu mutwe, mpita nkoza ikiganza ku mbunda ye, ahita ashigukira hejuru nk'uwo bateye inkota mu mutima bamutunguye, aranihagira biramurenga. Nanjye nkumva ndi gukora akazi keza cyane, ubundi mpita mfungura umukandara w'ipantaro ye. Kubw'amahirwe birankundira, ubundi ndenza ukuboko ipantaro na mukikopa, mpita ngera ku mbunda. Bya bindi nikoreshaga nkigera ku mbunda ye, nanjye nahise ncika intege, ariko nihagararaho imbunda ndayibyiringira. Afande arapfa neza, mbona abaye nk'umusazi. Ahita atangira kunkuramo agapantaro kanjye, nanjye nkagira vuba mworohereza kugira ngo agakuremo. Noneho nakubita amaso Paradizo ahita asara. Ako kanya amaze kugakuramo, kubita amaso kuri Paradizo aranyitegereza, andenza amaso, ubundi mbona akuyemo ya pantaro nashakaga kumukuramo, nkabura aho mpera. Nuko amaze kuyikuramo ahita atangira gucunga umutekano. Kuva nabaho mbona ibihe byiza ntigeze ngira, kugeza ubwo nanjye numvise ngiye gusara burundu. Igihe kiza kugera, amasasu arashira, nanjye numva nagezeyo. Inzu yose twayitereye hejuru kuko ntaho tutageze twasaze, maze ubundi twirambika ku buriri turebana. Afande ambwira ko ndyoshye kurusha isukari, mubwira ko we arenze ubuki. Afande ambwira ko atararya ku buki ngo yumve, mubwira ko nta kindi kintu kiryoha kuburusha. Nuko ahita abyuka atangira gushyira ibintu ku murongo, nanjye ndamufasha kugira ngo Rita ataza akatuvumbura, nubwo ntari kubigira ibanga n'ubundi. Tumaze gutunganya neza byose, Afande mubaza niba ibyo dukoze tuzongera kubikora, maze ambwiza ukuri, ambwira atumva nkubwiza ukuri pe, niwe mwari wa mbere ndyohereje nawe nkanyurwa, ariko mu by'ukuri ubyibuke ko wampatirije, nyine nanjye kwifata bikananira. Gusa nkubwije ukuri, mfite umukobwa nkunda, nubwo atarambwira ko nawe ankunda, nizere ko nta kibazo wabigiraho. Ndamusubiza nti oya rwose nta kibazo nabigiraho, kandi impamvu nakubwiye ko uri umusore mwiza nuko uvugisha ukuri, bityo ntungireho ikibazo kandi ndagushimiye. Fande namubwiye gutyo, ariko numva nigizemo akantu k'ifuhe kuri uwo mukobwa ufite umurinzi umeze gutyo. Nuko dukomeza kuganira, nanamushimira ku mutekano ncungiye. Ubundi twumva abantu batangiye kuza bagana aho turi, ntangira gufunga neza udupesu tw'ishati yanjye, aribwo muhise mugera hano. Gusa Sharita Afande araryoshye, ariko ntago naguca intege, nubwo afite umukobwa yakunze, ariko hari igihe wowe wamukorera nk'ibyo mukoreye ukandusha, ugasanga uramwegukanye, kuko njyewe amahirwe yanjye yarangiriye hariya. Urabyumva ute? Mugenzi wanjye amaze kumbwira gutyo ndamusekera, ntangira kumuserereza ukuntu Paradizo ye bayitambagiye, ibyizere ari byinshi ariko akaba atabonye umusaruro. Ambwira ko nubwo umusaruro yashakaga atari wo yabonye, ariko byibura ibyishimo yabigezeho. Nuko ambwira ko ejo cyangwa se nijoro cyane, Afande yamaze kongera kujya muri mudu, nanjye naza ngafatiraho. Nuko numva nanjye iyo itarancika. Icyangombwa nuko mugenzi wanjye yari yanshyigikiye, ubundi dukomeza kuganira dusezererezanya kugeza bwije. Ako kanya mu masaha ya nijoro Afande aragaruka, atubaza uko tumeze, tumubwira ko tumeze neza, ariko njye namureba nkumva ndafushye cyane, ariko nta kundi nari kubigenza. Afande yadusabye ko twamukurikira akaza kutwereka aho kurara. Dushatse gufata ibikapu byacu aratubuza, arabyiterurira. Nuko atujyana mu cyumba n'ubundi kimeze nk'icyo twari tuvuyemo, atubwira ko aricyo umukoroneri udahari, ariko nta kibazo azaza ejo twagiye. Mpita nibaza niba yadupangiye kugenda mu gitondo, aho nzagerageza amahirwe yanjye, ariko sinabitindaho. Ubundi ashyira ibikapu ku meza, twicaraho gatoya turimo kuganira. Afande atubwira ko ibyo kurya barabituzanira aho ngaho,
ariko ambwira ko ankeneye ko twaganira iminota mike mbere yo kurya. Afande yavuze gutyo mpita ndebana na mugenzi wanjye. Ubundi Afande arahaguruka maze ndamukurikira, nibaza ikintu agiye kumbwira ku buryo adashaka ko mugenzi wanjye acyumva biranyobera. Nuko turagenda dusubira mu cyumba twari twavuyemo, ansaba kwicara ku buriri, maze arandeba mu maso ku buryo nagize ubwoba, maze arambwira ati Rita, ntago nzi ibintu ngiye kukubwira uko uri bubyakire kuko urabifata nk'ubusazi, ariko njye ijambo nshaka kukubwira ni ndagukunda. Mu by'ukuri ntago nzi uko ndabigusobanurira, kubera ko uyu munsi ni uwa mbere duhuye, ndetse akaba aribwo bwa mbere nari nkubonyeho. Ariko Rita, ndagira ngo wumve ko wagira ngo igihe cyose gishize ntafite umukunzi, wagira ngo ni wowe nari ntegereje, kubera ko nkikubona nahise numva ngukunze ntazi aho bivuye. Umutima wanjye ukomeza kundya cyane, ndetse ibyo kukwibwirishwa inkuru n'uburyo nageze hano mu ishyamba no kuba generale byose nkaba nabikubwiye mu buryo bwo kugira ngo nkugume iruhande, maze mbona aho mpera nkuvugisha. Birarenga nawe wemera kuntega amatwi, ndetse ndangije kukubwira inkuru umbwira uko wabyumvise. Mu by'ukuri Rita, ntago nzi uburyo ubusobanuro nabuguha, ariko nagukunze kandi ndakwinginze, ni wowe mukobwa wa mbere nkunze. Ntago nzi uko nakwifata uramutse umbwiye ko mpakaniye, kuko byambabaza cyane, gusa ndakwinginze mbwira uko nawe uri kubyumva basi. Afande yamaze kumbwira gutyo mpita mbura ahantu nkwirwa, kuko ntabeshye nanjye mu gihe cyose nari maze ntagira umuntu dukundana, ndetse mugenzi wanjye akaba yari yampuje na Berigino mu buryo bwo kunshakira umusore twaba turi kumwe. Ariko Afande nkimubona nanjye nahise mwifuza, kugeza ubwo natwe ubwo yatubariraga inkuru nifuzaga ko inkuru yaba ndende cyane kugira ngo akomeze ayitubwire, ariko yayirangiza nkumva ndababaye, kuko nta kindi cyari kirakurikiraho uretse kuvaho akadusiga. Ariko kuri iyo nshuro byari bibaye amahire, we nawe ubwe ahita anyibwirira ko ankunda. Numva ibyishimo bisimbutse umutima wanjye biranasesekara, mpita mpaguruka aho nari nicaye musanga aho yari ahagaze imbere yanjye, ubundi ndamuhobera, ndetse biranarenga ndarera rwose mu kajwi gatoya gatuje, mubwira ko nanjye mukunda. Nkaba nanjye nta busobanuro mfite, kuko twabonanye bwa mbere uwo munsi, mbese mubwira amagambo yari amaze kumbwira. Nta kindi cyakurikiyeho uretse kwicarana njye nawe tukamenyerana, tukibwirana byisumbuyeho, ndetse nkamwihanganisha kubwo ko batazi ababyeyi be, kuko yatubwiye ko bashimuswe. Nuko Afande tumarana igihe birarenga, dutangira no guhana udusukari. Ambwira ko anyubaha cyane bityo atifuza ko twagira ikindi kintu dukora. Nibaza ukuntu yatembera muri paradizo y'umuntu atubaha, ariko uwo yubaha nakunda akanga kuyitemberamo. Mpita mbona bya bindi bavuga ngo umuntu ukunda ushobora kumwubaha ntutembere muri paradizo ye, ariko ukajya ku ruhande kwimarira ari ku bagabo. Mpita mbona ko aribyo byatubayeho kuri njye na mugenzi wanjye. Mpita mbona ya mpamvu nyamukuru irari ritandukanye n'urukundo, kuko abantu bakundana baragumana, ariko ugasanga buri wese ajya ku ruhande gushaka uwo bimarira ari wenda kubera ko uwo bari kumwe adashobora kurimumara. Mpita mbona ko urwo rukundo ngiyemo nintarwitondera nshobora kuzarubabariramo, kuko igihe cyose ntazashimisha Afande ku buriri kurusha uko mugenzi wanjye yari yambwiye yabikoze. Bivuze ko Afande turamutse tubana yaza nsiga mu rugo akajya gushaka mugenzi wanjye bakabikora, akagaruka kuko n'ubundi nkunda nk'uko bisanzwe. Ariko ibyo nanga kubitekerezaho cyane ko mugenzi wanjye twari twabyumvikanye neza ibyabaye byose, ahubwo nibwira ko ndamugisha inama kuko niwe nshuti magara nagiraga. Ubwo nta kindi cyabaye, twakomeje kuganira. Amasaha aragira, Afande kureba ku isaha avuga ko mugenzi wanjye inzara ishobora kuba yamwishe bityo tujye kumureba. Mu by'ukuri tuvaho ntabishaka kuko numvaga kwibera hamwe nawe ari ikintu cyiza cyane, ariko nta kundi byari kugenda. Twaragiye, twageze mu cyumba turi buraremo nsanga mugenzi wanjye yasinziriye. Afande ambwira ko agiye kuzana ibiryo, nsigara mukangura nanjye mu gukanguka ambaza aho twari twagiye, ambaza niba nawe tuvuye mu byishimo nkaba mutsindiye. Namaze kubwira mugenzi wanjye gutyo mbona arababaye,
ahita ambwira ati Sharita, nyine unsinze icy'umutwe, ariko urabizi ko twari twabipanze, kandi yigeze no kumbwira ngo hari umukobwa akunda ariko uwo mukobwa ntago yari yabimubwira. Ubu nibwo mbashije kumenya ko ari wowe, ariko nta kintu nabikoraho. Nakora iki se? Gusa reka nkubwire, uri umunyamahirwe, ibintu byose biba ku rwego rwabyo. Rero wowe urabona ko ukeneye umukunzi, ukaba ubonye umwiza uruta uwo nagupangiye. Nanjye cya Medaridi nta kintu kizongera kumbwira nindamuka nongeye guhura nacyo, kuko uriya mushobora kuba muri kumwe inzoka ikakurya arimo kukureba. Mugenzi wanjye nahise musubiza ntigosha, gusa nyine nuko bigenze, bya bindi byacu, reba ikintu bibabaye, gusa tuzabigira ibanga kugeza igihe nzemerera ko nkunda akaza kunsaba iwacu tukabana. Mugenzi wanjye ahita avuga turabizi turi inshuti mwana, wowe ntugire ikibazo, gusa ahubwo inzara yanyishe, kandi hano ni mu gisirikare ntago nzi aho nari kujya gusaba ibiryo. Mugenzi wanjye amaze kuvuga gutyo twumva imirindi y'umuntu uzagana aho ngaho. Mu kuhagera dusanga na afande sheri wanjye afite amapurato abiri ariho ibiryo, inyuma hari undi musirikare umutwaje iya gatatu. Afande sheri mu kumureba mbona ukuntu akomeje kutwitaho n'umutima mwiza, bikomeza kunzamurira ibyiyumviro mu mutima wanjye. Ubundi urukundo rw'umunsi umwe rukura nk'aho rumaze imyaka. Bamaze kubirambika ku meza turabisengera, wa musirikare aragenda turarya, afande atubwira ko ibintu byose biteguye neza. Bityo mu gitondo igihe twe tubyukira, imodoka idutwarira hari, ariko atubwira ko turajyana iwacu kugira ngo abwire ababyeyi banjye ko ankunda. Numva za nzozi zanjye ziri kuba impamo mu minota mike. Ambwira ko yavuganye n'umujenerali umwe uramugenda ameze nk'aho ari papa we. Afande namubajije niba bagiye kunsaba, ansubiza ko abasirikari nta mikino bagira keretse niba ntabishaka. Nta kindi nakoze, nahise mbwira papa na mama uko bimeze kuri telefone kugira ngo tuzagereyo batwiteguye. Afande ambwira ko atari ukunsaba byeruye muri rusange kubera intambara bafite zo kurwana, ariko nyine ni nko kubwira ababyeyi banjye ngo bamumbikire sinzagire icyo mba. Nuko turangije kurya afande adusezeraho, ankubita n'akadomo ku gahanga, ku itama no ku munwa, ambwira ko ari ibya gikomando. Afande amaze kugenda natwe turaryama. Mugenzi wanjye ambwira ko amfuhiye mu gihe cya Medaridi bamaranye hafi ubuzima bwabo bwose, kuko biganye kuva no muri pirimeri kitaramugurira n'impano. Mubwira ko ibyo dushaka bitandukanye n'ibyo dukeneye, bityo ibyo dushaka dushobora kubibona, ariko ibyo dukeneye Imana niyo ibiduha. Bityo hari impamvu Imana ihisemo ko ibihe byanjye bigenda kuriya. Twese tuganira tubazanye uko bizagenda muri Abarewisi Hospital, ko twahavuye tutatse uruhushya. Mugenzi wanjye ambwira ko Lorena wari umukuru w'ibitaro nta kintu azadutwara, kuko n'ubundi adufata nk'abana be. Nuko turasinzira tuza gukanguka bwakeye cyane. Nkimara gukanguka nakirwa na surprise nziza, indabo zihumura umuhumuro wazo ugatama icyo cyumba cyose. Mu kureba aho zirambitse nsanga handitseho utugambo ku gapapuro kari kuri izo ndabo kavuga kati ndagukunda, nkubonye ngukeneye, ntuzigera wicuza gukunda umusore nkanjye utazi ababyeyi be, ndetse haba mu byiza no mu bibi nzahora hafi yawe gikundiro. Namaze gusoma ayo magambo ndisetsa. Mugenzi wanjye ambaza ibyo arimo, mubaza niba iyo mpumuro ari kumva ari iy'ubusa. Ambwira ko atari kuyumva kubera ko iyo yaraye ahantu hatameze nk'iwabo mu rugo amazuru arafungana. Yambwiye gutyo mpita numva gufungana kw'amazuru bishobora gutuma arwara giripe. Nkora mu gikapu nkuramo utunini ndamuhereza. Hashize igihe gito yatangira kumbwira niba ari impano afande sheri yampaye, mubaza niba hari undi muntu waba wayimpaye aho ngaho mu nkambi ya gisirikare. Nuko afande ako kanya ahita ahagera yambaye imyenda isanzwe, aza arimo gusakuza avuga ko nta wundi mugore uzishima kuruta Rita ku isi. Mpita nanjye ntarwa n'amarangamutima na bya bituza bye mu gapira kamwegereye, ndahaguruka ngenda mugwamo. Nawe arangundira numva murimo wese, ahita nkubita twa tudomo dutatu, mubaza icyo bisobanura, ansubiza ko bisobanura ubutatu. Mubajije icyo ashaka kuvuga ambwira ansobanurira ko buriya n'Imana yigaragaje mu butatu.
bityo umubare 3 ni umubare ugomba kubahwa cyane kuko uramutse utariho byaba byacitse ku isi. Ahera ku Mana yigize umuntu ndetse na Roho Mutagatifu, ibyo bikaba ari ubutatu butagatifu, bityo harimo 3. Akomeza ku mashyiga ko buriya mashyiga uko wayatera kose aramutse atari 3 ntabwo isafuriya yakwicaraho, ako ni 3. Akomeza ku murimo unoze ko buriya rimwe uteranijeho rimwe mu bijyanye no gukora umurimo unoze ari 3. Bisobanuye ko akazi wakora uri umwe ntabwo gahwanye n'ako mwakora muri 2, bivuze ko kaba kenshi nyine muri 2. Noneho nyine iyo muri 2 mugateranyaho ka kazi mwakoze bihita biba 3, ako ni 3. Ako kazi kakaba kanoze, bityo n'utwo tudomo ko ari 3 nibwo yumva urukundo rukomeye cyane. Ureka bajya gutanga utudomo kubo bakunda bakabaha utudomo 2 cyangwa 1, maze udusigaye bakadushyira abandi bo ku ruhande, bivuze ko baba batanyuzwe n'ibyo bafite bakajya ku ruhande. Afande Chérie yamaze kumbwira gutyo numva ubushagarirane bwose mu mubiri. Akaba yarambwiye ibyo mu buryo bwo kunsobanurira ko atazigera nca inyuma na rimwe. Nuko dukomeza kuganira tubwira ko yaraje kutubwira ngo twitegure ubundi tujye iwacu. Twamubajije aho turajya gukarabira, atubwira twibutsa ko turi munsi y'ubutaka, bivuze ko amazi turi kumwe nayo. Bityo duhindukiza amaso tureba umuryango uhari, turasangamo ibyo dushaka n'ibyo tudashaka. Afande twamubajije ikintu kirimo twasangamo tudashaka, adusubiza ko turasangamo utunyamaswa tw'ubwoko bwose kuko ari munsi y'isi, kandi bakaba batarahubakishije sima ngo baraharinda. Nahise mubwira ko nifitiye ubwoba ko ndakarabira ngeze mu rugo. Ambwira ko mu kanya ndaba ndi kujyana mu modoka na data bukwe, ibyo mbitekerezeho rero kabiri. Ibyo yabivuze arimo gusohoka mu cyumba, natwe dusigara dukuramo imyenda twararanye, ubundi tujya muri dushe ya gisirikare. Dusanga Afande Chérie yanatubeshye kuko nta nyamaswa twasanzemo. Ubundi dutangira gukaraba vuba, birangiye turaza turihanagura, twisiga amavuta, ubundi twambara imyenda, dupakira ibintu byacu twari twasandaguje, ubundi dutegereza ko aza kutureba. Twategereje Afande Chérie mfite amatsiko y'uko araza yambaye, ndetse ari nako tumuganirizaho byinshi. Mugenzi wanjye ambwira ko ari njye utoye zahabu mu giteme, mubwira ko iyi iri mu nzira. Anyibutsa ambwira ko zahabu ye niba ari medalidi rwose iyo yigendere. Turaseka mu kanya gato tubona umusore mwiza muri rinete za fime, yambaye neza ku buryo ntashobora kubisobanura, atugezeho. Ndatwarwa wese nkomeza kurarama, kugeza ubwo numvise umuntu nkozeho ngashigukira hejuru. Mu kureba mbona mugenzi wanjye ampagaze iruhande. Afande ahagaze mu muryango asohokana ibikapu byacu, nibaza ibyo arimo, nibaza ibyo narindimo biranyobera. Tugenda tumukurikiye tugera mu modoka, dusangamo undi mugabo mpita mpamya ntashidikanya ko ari data bukwe, akaba ari we wiyemeje kuba yasimbura papa wa Afande Chérie. Nuko urugendo turarufata tugera mu rugo, dusanga biteguye ndetse dukora n'akarori koroheje. Igihe kigeze Afande Chérie tuza kumuherekeza njye na mugenzi wanjye n'ababyeyi banjye barataha. Kubera ko yari yamenye iwacu yakundaga kuza kundeba cyane. Natwe akazi kacu muri Abarewesi Hospital karakomeza. Nyuma y'ukwezi kumwe mugenzi wanjye aza kundeba, ubona ari mu gihirahiro cyinshi cyane. Mubaza ikibazo afite, ambwira ko ibintu agiye kumbwira birankura umutima ndetse bikanambangamira cyane. Mubwira kunkura mu rujijo akambwira icyo ambwira. Mugenzi wanjye ambwira ko ubwo yaryamanaga na Afande Chérie wanjye yamuteye inda none akaba atwite. Mugenzi wanjye amaze kumbwira gutyo numva ndasuherewe cyane, numva ibyo bintu birambabaje ku rwego rukomeye cyane. Nuko mbura ikintu na kimwe nabivugaho, ariko mugenzi wanjye ahita ambwira atumva Rita, hari impamvu nje kukubwira ko umukunzi wawe yanteye inda nkibimenya, kuko yaba nari mfite izindi mpamvu nari kubiguhisha. Ndamusubiza ntimbwira ndakumva, iyo mpamvu ni iyihe? Mugenzi wanjye yahise ambwira turabizi njye nawe twabaye inshuti guhera kera kugeza ubu ngubu, kandi nta kintu na kimwe kizigera na rimwe gituma ubushuti bwacu burangira. Ndagira ngo nkubwire kandi nkwinginga ngo ibi nkubwiye uzabigire ibanga, umukunzi wawe ntuzabimubwire. Nahise musubiza nti urantunguye, kubera iki se ushaka ko bigenda gutyo?
yahise ambwira tumva Rita, ndabizi uriya mukunzi wawe ni umuntu ushyira mu gaciro, ikirenze ibyo nawe nkagukunda ku buryo byavuye ku bushuti tukaba abavandimwe. Urumva ubimubwiye byagenda gute? Umwana yamunyaka akamuguha kandi ntabwo ibyo mbishaka. Ndakwinginze uzareke umwana wanjye murere, yewe nta nubwo azamenya ko papa we ari undi muntu utari Medalidi, ubundi umbikira ibanga kugeza gupfa, ndetse n'umwana nzabyara ntazigera amenya ibyo njye nawe twaciyemo kugeza ubwo mbyarana n'umukunzi wawe. Mugenzi wanjye amaze kumbwira gutyo ndatungurwa cyane, mbona ko ari we nshuti nyanshuti umuntu wese akeneye. Mubaza niba Medalidi wabizi, ambwira ko yabimubwiye kuko ngo burya bakimara gucika we na Berigino ntago bagiye kure, ahubwo bagerageje kuza kutubohoza. Mugenzi wanjye amaze kumbwira gutyo numva ndatunguwe cyane, mpita mubaza uko byagenze maze arambwira ati rero burya tukimara kugaruka iwacu tukikomereza akazi bisanzwe, urabizi ko hari iminsi bampaye konje. Icyo gihe Medalidi na Berigino barampamagaye bambwira ko bashaka ko tuvugana, ndabyanga mbabwira ko nta bagabo babarimo, kubera ko umugabo wa nyawe ntabwo ashobora gutererana umugore we. Nuko bakomeza kunyinginga kugeza ubwo Berigino we yaje kunyirebera mu rugo, ambwira ko ashaka ko tuvugana turi kumwe uko turi batatu. Basi ninumva ibyo bari kumbwira bidafite amahwemo ndekere kubumva. Berigino mubwira ahantu turaza guhurira kandi ntibandire igihe. Maze kwitegura mbasangayo we na Medalidi, ubundi batangira bansaba imbabazi bambwira ko batadutaye ku bushake. Mbabaza uko byagenze kugira ngo bagaragaze ubugwari kandi bari batwijeje ko baraturinda. Berigino yahise avuga ati cyagiye tukisanga mu gaco k'abasirikari b'ibyihebe bya Anti-G 001, twese twirukanka vuba tugira ngo namwe mwaje mudukurikiye. Mu kureba inyuma tubona turimo kwiruka twenyine. Medalidi ambwira ko atashobora kugenda dusigaye inyuma, mubwira ko nidusubirayo baratwica, kubera ko namwe bamaze kubafata akaba nta kindi kintu gikurikiyeho uretse kubica. Ariko Medalidi akomeza gutsimbarara avuga ko rwose atagenda. Duhita twiha gahunda yo kuza kubabohoza, tuza Bunyonyombe tugera ku nkambi y'inyeshyamba, ariko tutarenze n'umutaru baradufata. Batubaza icyo dushaka natwe tubabwiza ukuri. Umwe muri abo basirikare avuga ko bagiye kuturekura, ngo kuko afande wabo yabibabwiye uko byagenda kose turaza kugaruka gushaka abakunzi bacu. Atubwira ko tugomba kutagira ikibazo ko ntacyo barabatwara, bityo dutahe tuzababona ejo bagarutse mu rugo. Ubwo abasirikare baraturekuye tubona ibyo bintu bitabaho. Tugenda tuzi ko bagiye kudukurikiza amasasu. Tugenda twikandagira ariko twareba inyuma tukabona nta nubwo batwitayeho. Duhita duhamya dushobora ko bishobora kuba ari byo. Twiha gahunda y'uko nimutaza umunsi ukurikiyeho tuzahita tujya kubwira abasirikare b'igihugu bakaza kubashaka mu ishyamba. Nuko tugera ku modoka turataha. Bwarakeye uwo munsi njye na Medalidi turitegura, tuvugana ko tugiye kubanza iwanyu tukareba ko uhari. Tugezeyo mama watubwira ko utaraza, twihana gahunda yo kujya kwa Rita. Tuhageze dusanga ikirori cyashyushye. Mu kubaza ibyabaye baratubwira, numva agashiha karaje ko kuba hari umugabo ntwariye umukobwa nari narakunze nkimubona ubwo twajyaga mu ishyamba. Bikubitiyeho ko ari umujenerali mpita numva ndihebye, kuko byibura nta nubwo yari kuba ari umusivile ngo ndamurwanya. Nuko tuzinga amabinga turataha kuko mwari munezerewe, bityo dutegereza ko iki gihe kigera. Dukomeza kukwinginga ngo tuvugane uzanadusabira imbabazi Rita. Akaba ari uko byagenze, ariko nubwo njye amaso nayakuye kuri Rita, ariko rwose Medalidi ntago yakubeshye, nta nubwo yakubereye ikigwari, kuko ntako tutagize kandi ririya shyamba abasirikari ni benshi ntago twari kurwana. Rita, Berigino rero yamaze kumbwira gutyo kuko n'ubundi Medalidi njye naramukundaga sinkubeshye. Ubwo rero nari maze kubura amahirwe ya afande wawe, ntago nari kwanga umukunzi wanjye nsanganwe. Ako kanya Medalidi mubwira ko mubabariye, arampobera dukomeza umubano, ariko mubwira ko ibintu byagenze icyo gihe. Musaba imbabazi zo kuba nararyamanye na afande, kubera ko numvaga ko yagiye ansize. Medalidi agira agashiha ariko nanone nta kindi yari kubikoraho, nawe yarambabariye.
ni uko iminsi igenda yicuma nibwo naje kumenya ko ntwite. Medalide ndabimubwira ahita ambwira ko burya nubwo mufata ukundi ariko imyaka yose yashize yihiringa yashakaga ko njye nawe tuzabana. Medalide mubwira ko atamfatirana gutyo kuko ntwite agomba kuntegereza. Arabyemera kuko yanyubahaga cyane. Mugenzi wanjye yamaze kumbwira gutyo numva ni byiza. Ubwo umukunzi we yaramaze kwemera ko azarera umwana azabyarana n'umukunzi wanjye, nanjye sinabigiraho ikibazo dukomeza akazi bisanzwe. Mugenzi wanjye akomeza akorana n'umudogiteri witwa Desimeriti, bakoranaga umushinga wo kurwanya indwara, ari nabwo yaje kubyara umwana w'umukobwa. Nyuma imishinga yabo irarangira bahita babagendaho, bahita bava mu bitaro, bamwe barabafunga, mugenzi wanjye waracika yigira iwabo mu rugo. Nanjye umukunzi wanjye akajya ava mu nkambi ya gisirikare akaza kundeba, aribwo twaje gushyingiranwa dukora ubukwe bwiza ndetse dutura no mu nzu nziza. Ariko umugabo wanjye agakomeza kuba mu nkambi ya gisirikare aho afatwa nk'inyeshyamba. Musaba kujya kubana nawe arabyanga ngo kuko nshobora kuhagirira ikibazo. Nyuma nanjye nari naravuye muri Abarewisi Hospital njya gukorera hafi naho umugabo yari yarubatse inzu aho nari ntuye. Nyuma nza kubyara umwana w'umuhungu mwita Dantino. Uko agenda akura papa we nawe akajya anyaruka akaza kumureba avuye mu nkambi yitwa inyeshyamba, kugeza ubwo umwana wanjye ugize imyaka 13 ukambaza ikibazo kijyanye na papa wawe. Papa wawe ni uwa nyawe, ahubwo mwana wanjye impamvu mubona aje nijoro akagenda mu gitondo ni uko afite imirimo myinshi yo gukora, kandi ntukamurenganye kuko numara gukura azabigusobanurira byose, agusabe n'imbabazi kandi uzamwumve. Nshuti yanjye Ferimini, mama wanjye Rita yamaze kumbwira ayo mateka, mpita nsobanukirwa byose ukuntu byagenze, ikaba n'impamvu papa wanjye adakunda kuza mu rugo cyane. Gusa mbabazwa cyane n'ukuntu papa yitwa inyeshyamba kandi ari intwari. Numva nanjye wangira umusirikari najya kumurwanirira, ariko numva ngize amatsiko cyane y'umwana mugenzi wa mama yabyaye. Byumvikane ko uwo mwana ari mushiki wanjye. Mama nza kumubaza aho uwo mugenzi we asigaye aba, ambwira ko nawe badaherukanye kubera ko uwo mugenzi we ntago bongeye kuvugana kuva ibyabereye muri Abarewisi bashaka kubica bibaho. Mbabazwa cyane n'ukuntu mfite mushiki wanjye ntazi aho ari, bisobanuye ko nshobora no guhura nawe ugasanga turanakundanye cyangwa tugiranye umubano ntabizi. Ubwo ibyo sinabyitayeho, noneho nkomeza kwiga amashuri yanjye. Uwo mwaka wa 2 nkurangiza neza, ariko izindi nshuro zose papa wanjye yaje mu rugo namwakiraga neza ndetse nkamwubaha, nkanamuguma iruhande akayoberwa impamvu. Ariko simubwire ko mama yamaze kubimbwira. Papa turakundana cyane biranarenga, tuba nk'abavandimwe kandi ari papa wanjye. Nuko igihe kimwe ubwo nari ngeze mu wa 5 w'amashuri yisumbuye, papa yaje gutaha. Ataha avuga ko ibintu byahindutse, ko tugomba kuva aho ngaho. Tumubaza uko bimeze maze aratubwira ati Rita mugore nkunda ndetse nawe Dantino musore wanjye nishimira. Ntago nzi niba byaba ni ngombwa kubabwira uko byagenze n'icyabaye, ariko ahubwo ndagira ngo mbabwire icyo umuryango wacu ugiye gukora kugira ngo tubeho. Ariko mbere na mbere ndagira ngo mbabwire ko mbakunda cyane. Gusa muri aka kanya tukaba tugiye gutandukana ku bw'imibereho myiza y'ubuzima bwacu. Bityo butuvugana abajenerali dukona bakaba bamaze kunyizera nk'umuntu ushobora kubabera perezida w'igihugu cyacu, ariko igihugu tukazagifata tutamenya amaraso nk'uko Macron yabigenje, ahubwo tukagifata mu mahoro. Kubw'iyo mpamvu hakaba hari abantu benshi cyane bazi ko mfite umuryango. Rero murabyumva ko umuryango wacu ushobora kujya mu byago. Bityo munyumva ikintu nshaka ko dukora, kandi ubu muri iri joro tukarara buri wese ageze aho agomba ko bari. Njye namwe tugiye gutandukana, kandi namwe muratandukanye ubwanyu. Nta muntu n'umwe ndabwira aho ndagiye, kimwe nuko nanjye mutazamenya aho ndi, kuko ntago ngiye kuba ndi mu ishyamba. Ngiye kuhava niko itegeko ribigena. Bityo buri umwe muri mwe munabashakiye aho araba, n'undi gutyo, kandi ibyo muzahasanga muzabyakire neza. Nawe Dantino muhungu wanjye, amashuri yawe urumva ko ugiye kuyarangiriza aho ugeze, nabyo byihanganire kandi wizere ko ubuzima buri imbere ari bwiza. Amashuri ntago ariyo ngombwa, bityo mufate ibintu byanyu mwese muze tugende.
Papa wanjye arangije kumbwira gutyo nta kwirirwa tubishidikanyaho turapakira. Nuko tugeze hanze mu kuhasanga imodoka 3 za gisirikare. Mu marira menshi mama nsezeraho nanjye mba umugabo sinarira kuko nari nzi ibyo papa wanjye arimo gukora. Nuko muri iryo joro dukora urugendo runini cyane, mbona bangejeje inaha mu cyaro, bampereza umugore n'umugabo b'abahinzi borozi, ubundi baragenda. Nageze muri uru rugo nsanga banyishimiye, ariko bampereza urupapuro rwanditse rurimo ubutumwa bwa papa. Mu kurusoma nsanga ni umukono umwe kandi yaranditseho ambwira ko ngomba gufata ubuzima nk'ubwabo. Nibwo mu gitondo kimwe wahuye inka ukansanga hariya mu ihuriro ry'inzira uva iwanyu, nkakwibwira mvuga ko ndi Dantino, ariko nkakubeshya ko ababyeyi banjye baburiwe irengero, ukangirira impuhwe. Ibyo bigatuma njye nawe tuba inshuti byihuse, ndetse ukanyitaho ndinda n'urugomo rw'abandi bana. Noneho nawe ukambwira ko witwa Ferimini, ariko buriya nyuma igihe cyarageze nza kumva amakuru avuga ko General papa wanjye yapfuye azira kwigaragambya ku buyobozi buriho. Rero Dantino yamaze kumbwira ayo mateka numva ababaje cyane. Numva ko papa we wari kuba perezida mwiza ashobora kuba yarapfuye birambabaza. Nuko dukomeza kwiberaho muri ubwo buzima, ariko Dantino akajya ambwira ko agiye kuva mu bushumba akajya gushaka akazi kazatuma abasha kuzerera igihugu, agahura na mama we bakongera bakabana nk'uko babanaga mbere. Mubaza akazi azabona, ambwira ko umugabo afata nka papa we babana ubu ngubu hari umugabo baziranye ukora mu bintu byo gucunga umutekano, akaba yararangije kumuteretera, bityo azajya gukora imyitozo y'amezi 6. Dantino ambwira ko bitazanamugora cyane kuko yari asanzwe akora siporo. Nuko hashize iminsi aza kunsezeraho, ambwira ko azagaruka aje gufata ibintu bye akajya gucumbika ahantu bazabajyana gukora. Nakomeje gutegereza amezi 6 aza gushira. Dantino aratahaza avuga ko kampani yabo yamwohereje gukora umutekano mu mujyi, mu gikampani cy'abakire kiriyo mu mujyi wa Kent b'Abarewisi. Nuko ndishima cyane, ambwira ko azahora aza kunsura. Nuko aragenda, ariko nyuma y'igihe gito atangiye gukora y'umutekano kuko nta n'ibyumweru na bingahe byari bishize agiyeyo, kuko numvise ko umuyobozi wabo aribwo yari yajyaho. Hashize bahise bamutuzanira ari umurambo koko. Ibi ni ibike mana yanjye, gusa Imana mwakire mu mahoro pe. Nta yindi nshuti nzagira nka Dantino, gusa ariko njye binkubwiye ntuzagire undi muntu n'umwe ubibwira, utazasanga binkozeho nanjye bakajya kumfunga. Uwo musore nari maze kumenya ko yitwa Ferimini yamaze kumbwira gutyo, numva nanjye ngize akantu k'akaniga. Nuko ngiye kubona mbona muri urwo rugo barimo basohoye isanduku irimo Dantino. Mu kuyireba ndababara cyane. Ferimini ahita ahaguruka nsiga aho ngaho, ambwira ko ari uko byagenze. Nanjye nkomeza gukurikiza amaso Dantino, numva ko byaga byakunda umwicanyi wamwishe ngomba kumushakisha nkabimuryoza, mpereye ku mbunda ye yasize mu ijoro ryashize ubwo yari ari kurwana na Rufusi. Nuko abantu berekeza aho bagiye gushyingura munsi y'urugo. Mpita mboneraho no kubona papa na mama ba Dantino ariko batari abanyabo. Niha gahunda yo kuhaguma nanjye nkaza kubaganiriza, ndetse nkanabafata mu mugongo mu buryo bwose. Kubera ko ari mu cyaro gushyingura bashyingura munsi y'urugo. Ibyo birangiye abantu bagaruka mu rugo, batangira gukora imihango ikorwa yose iyo umuntu yapfuye. Nuko nanjye negera ababyeyi ba Dantino, mbasaba akanya ko bampa akanya tukavugana. Babanza kwitegereza uko nambaye n'uko nsa, bahita banjyana mu nzu. Mbibona ko banyinjije mu nzu bakanamfata nk'umunyacyubahiro kubwo gukeka ko ndi umuntu ukomeye, maze mfata akanya ko kubihanganisha. Nanababwira ko kampani Dantino yakoragamo ari iyanjye kuko ndi Lewisi. Bahita bikanga, ariko ndabyirengagiza mbabwira ko nzakomeza kubaba hafi, kandi n'urupfu Dantino yazize rukaba atari impfabusa. Nuko nkora mu mufuka nkuramo agasheke mbasinyiraho amafaranga, ubundi ndabahereza, mbabwira ko baba barimo kuyifashisha muri ibyo bihe kandi nzakomeza kubasura umunsi ku munsi. Namaze kuganira nabo no kubihanganisha nabo baranshimira. Mpita nsohoka hanze nsanga Rufusi musaba ko twinjira mu modoka.
tugasubira mu mugo, ariko ngenda mbabazwa na Makironi cyane kuko uretse no kuba ari gufunga abantu b'inzirakarengane nka Desimeriti na papa wa Vanessa, yari yaranishe papa wa Dantino, bivuze ko hari abantu benshi bapfa urupfu rw'urubozo. Mpita numva umujinya uriyongera ariko ntacyo gukora muri ako kanya. Mpita niha gahunda ko byanga byakunda Makironi kurimbukwa kwe nzabigiramo uruhare. Ako kanya turimo kuva aho ngaho sinzi ukuntu narangaye, mu kureba imbere nagaruye amaso nsanga ngiye kugonga umukobwa, ariko mfashe kuri feri nsanga nakererewe. Umukobwa imukubita nkiriya, nanjye mpita nyihagarika, ariko nari nakererewe. Nahise mva mu modoka ubundi ndasohoka. Mu kugera ku mukobwa nsanga umukobwa yari arimo kurira ariko yahwereye. Abantu nabo batangira kuhagera, bakihagera mbona na Ferimine arahageze. Mbo abonye umukobwa azamusanga avuga ati Rita kanguka haguruka. Wabonaga Ferimine ahangayikiye uwo mukobwa witwaga Rita cyane. Mpita mubaza uwo mukobwa aho baziranye. Ferimine ambwira ko uwo mukobwa ari Rita, umukunzi wa Dantino. Wa mukobwa nakomeje kumuhagurutsa ariko yanga gukanguka kubwo kugwa igihumuri. Birumvikana umuntu wapfushije umukunzi agahita agongwa n'ikinyabiziga biba ari ikibazo gikomeye. Nta kindi nakoze, nahise muhagurutsa aho ngaho. Rufusi na Ferimine bamfasha kumurerura vuba, mbasaba ko binjiza Rita mu modoka tukamugeza kwa muganga. Mbaza Ferimine ahantu hari ikigo nderabuzima hafi, bambwira ko mu cyaro cyabo ikigo nderabuzima kiri ahantu ugenda iminota 50 kuri moto. Mu kuhandangira neza numva urwo rugendo rushobora kungana n'urwo twagerera muri Abarewisi Hospital. Mpita mbabwira ko tugiye muri Abarewisi mu mujyi wa Kenti ako kanya. Nta kindi cyabaye ubwo twafashe umuhanda. Ferimine agenda arimo guhamagara Rita, ariko Rita akanga gukanguka. Numva ngize ubwoba ku buryo nongeye umuvuduko nkagendera ku muvuduko nk'uw'indege, kugeza ubwo twageze mu muhanda wa kaburimbo. Ariko nkigera muri kaburimbo ndebeye muri retroviseur mbona kandi ndakurikiwe. Mpitamo ikintu ndakora ari uguhagarara cyangwa se nkongera umuvuduko, aho kugira ngo polisi mfate ntarageza umurwayi kwa muganga akagira ikibazo. Polisi nayo ikora akazi kayo neza, dore ko mu gihugu cyacu banze aricyo bari bazi gukora gusa. Moto ya polisi yahise inyitambika, nanjye mpita mpagarara mfungura ikirahure. Umupolisi ahita aza angezeho aravuga ati mukomere nyakubahwa, ese ko muri ku muvuduko urenze cyane bimeze gute? Ndamusubiza nti bwana Fande, mfite umurwayi ubuzima bugeze habi, niyo mpamvu ndimo kwiruka cyane. Ubu nari mubijyanye mu bitaro byanjye kugira ngo bamuvure. Umupolisi ahita avuga ati uri Petero ni Lewisi se? Ndamusubiza nti yego ndi Lewisi rwose. Polisi ahita avuga ati wawu byiza cyane kabisa, ahubwo nyakubahwa nuko duhuye mu gihe kibi kabisa, tuba tuganiriye, ariko munyihanganire kubafatirana mu bibazo. Nizere ko ibyangombwa byanyu mubifite kandi ugenda amahoro. Ubwo nta kindi navuganye n'umupolisi nabonaga ashaka kundyoshya mu bundi buryo. Byumvikane ko muri Kentrone ruswa mu muhanda ari igikorwa kizwi cyane. Ubundi imodoka nyiha umuriro bidatinze. Muri ya minota Ferimine yari yatubwiye twari tugeze muri Abarewisi Hospital. Nuko abaganga bahita bamfata gukura Rita mu modoka bafatanije na Ferimine na Rufusi, bamushyira ku gatanda. Lorena mpita muhamagara ngo uwo murwayi amureberere, ambwira ko aramwitaho. Nuko nanjye mpita nsaba Ferimine kuguma aho ngaho kuko byagaragaraga ko ari ubwa mbere ageze mu mujyi, binagaragara ko afite ubwoba. Mu kugenda ngiye guparika imodoka mbona arimo kurangaguzwa hose, byamuranze ameze nk'uri kubona ibivejuru imbere ye cyangwa imbwa irimo kureba televiziyo. Nuko imodoka nyijyana muri parikingi, ngaruka mu bitaro aho nabasize, nsanga Ferimine aracyahagaze hahandi. Mu kumukoraho arikanga, musaba ko twabanza tukaganira. Ndamubwira nti ndabibona byakurenze kuko wimenyereye iwanyu mu cyaro, rero burya ahantu Dantino yakoraga ni hano. Ni ngewe wa muyobozi wa kampani wavuze muri ya nkuru wambwiye. Ferimine ahita avuga ati mana yanjye uravugisha ukuri? Ndamusubiza nti yego ndi Petero ni Lewisi, rero wowe wisange nta kibazo rwose, ugera aho ushaka mu kanya turagerana no mu rugo. None se uriya mukobwa Rita wowe musanzwe muziranye? Ferimine arambwira ati dusanzwe tuziranye bisanzwe nk'umukunzi wa Dantino.
ariko nyine Dantino yari yarambwiye ko yamukunze kubera ko yitiranwa na mama we, akaba aricyo yamukundiye, ngo agize amahirwe akamusaba urukundo rero bahura, rero Rita nawe ararumwemerera, kuko Dantino kuva yatandukana na mama we yari atarongera kumubonaho. Dantino yaje guhura n'uriya mukobwa ubwo yari yagiye mu mujyi wa Merine, ubundi baramenyana gutyo barakundana, umukobwa atangira kugeza kumusura gutyo. Fermine yamaze kumbwira gutyo ndabyumva, nuko musaba ko twagera mu bitaro tukamenya amakuru ya Rita. Arankurikira ubundi twinjiramo, ngeze aho ba Rufusi bari mbabaza uko bimeze. Rufusi ambwira ko Rita yakangutse ariko wagira ngo afite ihungabana. Ako kanya Lorena yambwiye ko nakwinjira nkamureba, mubaza niba na Fermine twakwinjirana, ambwira ko nta kibazo. Fermine mufata akaboko ubundi tugera ku gitanda Rita yari yicayeho, nuko nicara iruhande rwe. Fermine nk'umuntu bigaragara ko bari baziranye ahita atangira kumuhamagara, ariko Rita agakomeza kumureba gusa. Hashize akanya Rita atangira gukorakora Fermine mu maso amubwira ati Dantino sheri, nari ngukumbuye cyane, ariko ntago ndi kumva uburyo wansiga. Ese ni ukubera iki ibi wabikora? Ako kanya Fermine yakoze kuri Rita nawe atangira kumubwira ko atari Dantino, akomeza amubwira ngo namubabarira akanguke agaruke ibuntu. Hashize akanya Fermine ari kubwira Rita gutyo, twagiye tubona Rita ashigukiye hejuru nk'umuntu wari wabuze umwuka, ashiguka ari guhumeka insigane. Nuko Rita akimara kuza atangira kubaza aho ari naho yahageze, ahita atangira kurira avuga Dantino, noneho bigaragara ko ageze aho abazima. Nuko Fermine aramwegera aramuturisha amubwira ngo atuze. Rita aratuza aratureba twese, amaze kutunyuzamo amaso ahita atubaza aho ari, mubwira ko turi kwa muganga kuko twamugonze n'imodoka. Rita ahita amera nk'uwibutse atangira kurira avuga ngo Dantino umukunzi we yapfuye. Ako kanya Lorena dusaba gusohoka twese tugasigarana n'umuganga. Ntago twari kwanga ahubwo twarasohotse. Tumaze gusohoka twicara hanze ku ntebe z'abantu bicaraho bategereje abarwayi babo. Nuko dukomeza gutegereza ariko n'amasaha arimo kwira, kugeza ubwo Lorena yaje gusohokana n'umuganga. Nyuma habo tubona hasohotse Rita ari kugenda n'amaguru, cyane ko nta kintu amaguru yari yabaye, ahubwo umutwe n'ukuboko nibyo byari byikubise ku modoka. Ku mutwe bari bashyizeho ibipfuko, naho ukuboko kw'iburyo baziritse ku buryo kwari guhinnye. Mu kumara gusohoka Fermine ahita amusanga bamera nk'abahoberanye, nuko Rita tugeraho atangira dusaba imbabazi ku bw'ibyago yaduteje. Mbese ngo yari yataye umutwe ku buryo atarebaga aho ari kwerekeza kubwo guta umutwe. Ambonye ahita amera nk'unkanuriye, maze ahita ambaza niba ntari wa muhungu uherutse kugaragara kuri televiziyo afata kampani y'iwabo. Rita mpita amwegera mubwira ko ndi we ari nanjye wamugonze, bityo nkamuzana mu bitaro byacu. Rita yahise amera nk'uwishimye, bya bindi by'igitsina gore byo kugira amarangamutima, ashaka kumpobera. Nanjye ndamworohereza ndamwegera, ariko sinamukora ku kuboko ngo ntamubabaza. Ambwira ko yambonye akumva ashaka kuzahura nanjye, bityo none dore impanuka yacu irabiteje. Nahise ndeba abandi aho bari mbona barishimye, bashimishijwe byibura nuko Rita agaruye agatege. Nanjye numva biranshimishije cyane, mubwira ko atari n'ibyo gusa ahubwo twaba turimo gutembera niba yashobora kugenda akareba hoteli ndetse na factory, tukagerana no mu rugo aho ntuye kuko buri kwira bakaharara. Fermine niwe muntu wa mbere nabonye bishimishije cyane. Birumvikana ku muntu ugeze mu mujyi bwa mbere ku myaka ye myinshi cyane yagombaga kwishima. Mpita numva byaba byiza mbaguriye n'ibyo kurya, cyane ko njyewe kurya nari narabigize amateka, kuko nirirwaga muri rwinshi nkabona burije, no kuryama nkaryama gakeya. Ubwo twese tuva mu bitaro, mbaza Lorena niba afite umwanya ngo atwiyungeho, avuga ko hari ibyo yari arimo gukora, abisoje tugihari yaza kutureba. Nuko duhita tujya muri hoteli, twicara muri jaride, ubundi abaseriveri baza kutubaza icyo dufata. Mu kureba mu bari mu bakiriya babona nanjye ndimo baratangara, mbabwira ko turishyura nta kibazo. Buri wese atangira yakira icyo ashaka kunywa no kurya,
umuseriveri akandika ku ruhande. Tugeze kuri Ferimina buri icyo yaka kuko yumvaga ibyo turi kwaka byose wagira ngo ni ubwa mbere, ariko Rita aramutumiriza bigendanye n'uko yarazi ubuzima bwo mu cyaro, ndetse binanyereka ko Rita yakundaga gusura Dantino cyane Ferimina ahari. Nuko twicara dutegereje ko bazana ibyo twabatumye. Mbona ariko kanya nagira icyo mbwira Rita, maze ndamubwira nti ariko rero Rita, ntago nabura ikintu nkubwira. Mu by'ukuri ndi kubona uri umwe mu bantu bafite imitima ikomeye cyane, kubera ko wakureba ku maso yabona wishimye, ariko ntago nzi niba byashoboka ko wakwibagirwa ko umukunzi wawe Dantino yamaze gushiramo umwuka. Ikirenze n'ibyo ukaba ufite ibikomere ku mubiri. Rero ndagira ngo nkubwire ko Dantino yari umukozi ukora hano, akaba yagiye mu ijoro ryahise agahe gato cyane, akaba aribwo yapfuye tukabona kuhagera ubwo twatahaga njye n'uyu musore Rufus muri kumwe. Gusa impamvu nkubwiye gutya ni ukugusaba gukomeza umutima, kugira umutima ukomeye nk'uwo nguwo, kuko ari byiza cyane, bituma umuntu adacika intege. Ikindi kandi ukibuka ko ibibaho byose Imana ibibizi kandi bishaka, bityo akaba ariyo iza impamvu byabaye. Rita yese ati murakoze cyane Chairman, gusa nyine nanjye kwakira ko Dantino yagiye byambabaje cyane, ku buryo naje iwabo ntazi aho ndi kuva, kuko na mama wanjye yari yanze ko mva mu rugo kubwo kubona nataye umutwe, ariko ntago yari kumbuza kuza kureba umukunzi wanjye. Ikirenze n'ibyo nubwo naje nakererewe, ariko byibura andi makuru ndayamenye, kuko Ferimina yamaze kumbwira ko nahageze barangije no kumushyingura. Gusa iteka Dantino nzahora mwibuka iteka ryose. Ako kanya bahise bazana ibyo twari twatumije, nuko dutangira kunywa no kurya. Gusa serivisi zo muri Abarewisi aho nari mpagereye zarihutaga ugereranije n'uko byari bimeze ubwo twazaga kuraramo njye na Jessica nk'abakiriya. Nuko dutangira kuganira mbabwira ko bisanga nibashaka baze tunararane mu rugo cyangwa se bigire muri hoteli. Bambwira ko byaba byiza baje kunsura kuko babonye mfite umutima mwiza. Mbabwira ko bisanga, ariko Rita mu kurya nkajya mbona arimo gutekereza cyane, maze ubundi ahita arambika ibyo yari ari kurisha hasi. Mubaza ikibazo afite, ambwira ko ari kumva afite agahinda. Birumvikana ntago kari kubura. Ikirenze n'ibyo ngibyo, niba we na Dantino bari barigeze kugirana ibihe byiza, ntago yari kwiyumvisha uko atazongera kumubona ukundi. Rita amubwira kwihangana ko bizashira, kandi akazabona undi muntu uzamuhoza amarira ari kurira muri ako kanya. Rita ahita ambwira ati nta muntu n'umwe ushobora gusimbura Dantino mu buzima bwanjye, kubera ko Dantino ni umusore nakunze ntazi impamvu. Muri make nta kintu mukundiye. Nubwo twari tumaranye imyaka mikeya, ariko ntago nakwibagirwa umunsi umwe ubwo nari mvuye mu rugo, mama wanjye Vanessa ambwiye ngo njye kumushakira ibintu mu isoko rya Merine. Nuko ndagenda ndabibona, maze kubibona neza ariko kuko byari biremereye ngenda mbiteruye mu dukapu mu maboko yombi. Ndimo nsubira mu rugo numva inyuma yanjye umuntu aramvugishije, ambaza impamvu ninanije iyo nza gushaka umunyonzi akantwaza, kuko ngo narebye uko ndi kugenda mbitereka hasi nongera guterura. Ndagera mu rugo bwije, niba nanataha kure bunyirireho. Mu kumureba inyuma mbona ni umusore, ariko umusore igihagarara afite ndetse n'uburanga afite bitajyanye n'imyenda yambaye, kuko byagaragaraga ko ari mwiza ariko yambaye nk'umunyacyaro. Mubaza uwo ari wambwira ko yitwa Dantino, akaba avuye muri Merina agiye aho arasanga bisi imucyura iwabo mu cyaro. Nuko ansaba ko namureka akantwaza nkaza kumubwira aho turatandukanira, akahansigira ibyo bintu. Nuko ndabyemera, ariko mbona umusore ni umusore ucishije makeya, kuko ntago ari wa musore wamvugishije ashaka kugira icyo ankuraho, nk'abandi basore bakugendaho bashaka kugutendeka ku bandi bakobwa baba bafite. Ahubwo umusore kuko yari afite imbaraga, udukapu twombi akagenda duteruje ukuboko kumwe, akandi kaboko ari kuvugana n'umumama amubwira ko ari mu nzira, ariko hari umuntu bari kumwe ari guha ubufasha. Yamara kuvugana nawe akavugana n'undi muntu witwa Ferimini, amubwira ko uwo munsi ataje kuragira kubera ko mama we yamuhaye uruhushya rwo kujya muri Merine muri za gahunda zo gushakisha wa muntu. Nuko umusore uko agenda avuga agakuraho telefone akambaza niba kugenda nananiwe, nkamubwira ko ameze neza ariko nkigendeshwa buhoro kuko nari mfite ubwoba bw'uko ninihuta biragera igihe tugatandukana.
Icyo kikaba ikimenyetso cy'uko nari namaze kumukunda, urukundo rumeze nk'urw'umukobwa wahoze ari inshuti ya mama kera. Noneho uwo mukobwa akaza gukunda umusore bakibonana umunsi wa mbere, ndetse bakaza kubana n'uko uwo mukobwa na mama baje kuburana, ari nayo mpamvu mama wanjye yanyise izina rita ry'uwo mukobwa w'inshuti ye. Nuko nkomeza kujyana n'umusore kubw'amahirwe mbona tugeze iwacu. Umusore mubaza aho agiye gutegera, ambwira ko imodoka zijya iwabo zitajya zigera muri gare, bityo hari arete agiye gutegeraho izijya mu cyaro cya Sevilla. Nuko umusore mubwira ko iwacu ari imbere gatoya, ntiyabigira byinshi ahubwo ansubiza ko ashimishijwe no kumenya iwacu. Nuko musaba ko twagerana mu rugo nkamuha n'amazi yo kunywa, nanjye ngakomerezaho kumuherekeza. Dantino yarabyemeye, ubundi tugera mu rugo. Ndakomanga barumuna banjye baza gufungura. Tugeze muri salo muha karibu. Kugeramo nsanga mama yicaye. Uwo munsi ntabwo yari yagiye gucuruza, kuko ni naho yari yantumye mu iduka rye. Ariko mama akimara kubona Dantino amera nk'uwikanze, amubaza uko yitwa. Umusore aramubwira, amubaza aho avuka, amusubiza ko atuye mu cyaro cya Sevilla. Mama mbona ariruhukije, ubundi ansaba kwakira umushyitsi. Umusore muha ku byo kurya no kunywa, arangije aranshimira cyane. Arebye ku isaha ambwira ko amasaha mama we yamuhaye yageze, bityo agomba kwihuta cyane. Nahise muherekeza mugeza aho arategera ajya i Sevilla. Mu kuhagera tuhasanga n'abandi bagenzi, ubundi bisi igiye kuza. Dantino amusaba nimero ye ngo tujye tuvuganiraho. Ambera umwana mwiza arayimpa, ubundi bisi iraza yinjiramo, aransezerera mu idirishya ryayo kugeza irenze. Nanjye ngaruka mu rugo ndimo kwisetsasetsa, nta kabuza nari narangije kumukunda. Nageze mu rugo ndimo kwisetsasetsa, nsanga mama muri salo, mpita mubazanya n'amashyushyu menshi uko yabonye Dantino. Mama wanjye ambwira ko ari umusore mwiza, ikibazo cye nuko yambara nk'umunyacyaro. Mubwira ibyo kubimparira, namara kunyemerera urukundo ko nzamwigisha uko bambara. Nuko mpita njya mu cyumba cyanjye niterera ku buriri, ndeba nimero ya Dantino, ntangira kumwandikira mubaza aho ageze. Ahita nawe ansubiza ambwira aho ageze, anshimira n'uburyo namufashe. Ndetse ubwo namujyanaga iwacu akaba yari afite ubwoba ko mama wanjye aramureba nabi cyangwa se akamwirukana, ahubwo akaba yanategetse kumwakira. Bityo nshimire mama wanjye ku byo yamukoreye, kandi ashobora kuba atandukanye n'abandi babyeyi. Nuko Dantino mubwira ko mama ndamubwira, bityo ndi kwifuza ko yagera mu rugo amahoro tukaza kuganira. Dantino namubwiye gutya, ambwira ko na gutyo twaganira nta kibazo. Mubwira ko nshaka ko tuza kuganira turi kuvugana atari kuri SMS. Ambwira ko nuko amayinite ye yamaze, bityo nagera mu rugo araza kugura andi akampamagara. Mpita mubaza niba namuhamagara, niba mu modoka nta rusaku rurimo. Dantino ambwira ko abantu bagiye kure nta rusaku baba bafite, bityo muhamagaye nta kibazo twakumvikana. Nahise niruhutsa ninjiza umwuka mwinshi ndawusohora. Mpita ndeba kuri nimero ye nkanda Yes nshyira ku gutwi. Aranyitaba, akivuga hero numva ijwi rye rihise rinkurura. Ndatwarwa wese ahubwo mbura icyo mvuga. Ahita ambaza impamvu ntarimo kuvuga. Mpita ngaruka ntangira kumuganiriza. Ariko murabyumva nta kindi kintu umuntu waguye mu rukundo yavugaho uretse kumubaza iby'iwabo bahinga, no kumubwira ko inyuma y'inzu natwe dufite igiti cya avoka n'akarima k'igikoni. Nuko twiganirira muri ibyo, nibuka kumubaza ibimwerekeyeho neza, ari uko amayinite yanjye yashize. Amayinite yamaze kugenda yose, mpita njya ku muhanda, nkasanga umu agenti angurisha andi. Mpita mpamagara Dantino, nanone ahita anyitaba, ambwira ko ari amarezo ari kwanga ahari. Nanjye nanga kumubwira ko ari amayinite yari ashizemo. Mu kugera muri salo mama wanjye twibanira nk'inshuti n'umuvandimwe, ahita anyongorera ambaza niba ndi kuvugana na Ventino. Mpita nseka ndakumbagara. Dantino ambaza ibyo ndi guseka, mpita nongorera mama ko ari Dantino atari Ventino. Nawe arisetsa, ahubwo mpita mva muri salo nisubirira mu buriri. Dantino mubwira ko ari mama warunsekeje. Mvuze gutya ahita agira ubwoba ko mama we ataramufata nabi. Mubwira ko ahubwo yamwishimiye. Dantino ariruhutsa. Dantino namubajije ibijyanye n'amashuri ye, ambwira ko ababyeyi be baburiwe irengero ageze mu wa 5 segonderi,
bityo umuryango abamo ntago wabonye ubushobozi bwo kumurihira, gusa baramukunda cyane. Ambwira ko iyo aza kurangiza amashuri neza aba ageze nko muri kaminuza. Mwihanganisha mubwira ko kwiga atari bwo buzima, nanjye ambaza ibyanjye mubwira ko narangije kaminuza. Aranyishimira cyane ambwira ko nagize amahirwe. Dukomeza kubwirana byinshi cyane. Kuva uwo munsi nkajya muhamagara ariko akaba afite ubwoba bwo kubura ibyo avuga kuri telefone, nkaza kumutinyura. Igihe cyarageze Dantino mubaza niba najya kumusura iwabo. Ambwira ko arabanza kubaza mama we niba yabyemera. Nyuma aza kumbwira ko agiye kuragira nyuma ya saa sita acyuye inka, mubwira nshaka kumusanga aho aragirira. Ambwira ko nakwiyanduza, mubwira ko nta kibazo. Uwo munsi musanga mu rwuri naho aba yiyicariye yiturije, bigaragara ko nta mutima mubi. Nuko nza kuhamenyanira n'inshuti ye Ferimine, tuba inshuti gutyo. Kuva uwo munsi Dantino na Ferimine bakajya bansura nanjye nkabasura, ndetse Dantino sinabura kuvuga ko twagiranye ibihe byiza, kuko niwe musore watwaye ubusugi bwanjye. Biba rimwe kabiri gatatu twibanira nk'umugore n'umugabo, urukundo rwe rwarangiza umusazi, kugeza ubwo yambwiye ko ashaka gushaka mama we na papa we kuko atazi irengero ryabo, akambwira ko agiye gukora igisekirite. Nkabimwubahira cyane, ubundi akamera amezi 6 akora imyitozo, naho nkajya kumusurayo. Ariko nyuma y'ibyumweru bitageze no kuri 2, Dantino atangiye akazi koko arapfuye. Niba hari umuntu upfuye urupfu rubi ni Dantino. Niba hari umuntu upfuye atagakwiye gupfa ni Dantino. Niba hari umuntu w'umugome mubi ni umuntu wishe Dantino. Icyama Imana ikazamfasha ikazamuhorera ku mwicanyi wishe Dantino, kuko nicyo cyonyine namusabira. Ariko se Mana, ni ukubera iki wemeye ko ibi bibaho koko? Rita yamaze kuvuga gutya atangira gusepfura, gutsikimba no kurira. Ariko muri njye iby'urupfu rwa Dantino mbishyira ku ruhande, ntangira kwibaza niba ibintu Dantino yigeze gutekerezaho ubwo mama we yamaraga kumubwira inkuru y'ubuzima bwe, yuko ashobora kuzahura na mushiki we atabizi agasanga barakundanye cyangwa bagiranye undi mubano. Ntangira kugira ubwoba ko bitabaye. Nanone numvise Rita avuga ko mama we yitwa Vanessa kandi w'umucuruzi. Mitangira amatsiko niba atari Vanessa tuzi aho njye na Rufus twari twaraye tuvuye, ariko kubera ko Rita yari yibereye mu bihe by'agahinda nta kintu nari kubimubazaho. Nuko kuko yari yicaye iruhande rwanjye mbasha kumuhumuriza, mubwira ko biramera neza. Apeti ihita inacika, mpita mbasa ko baza tukajya mu rugo. Rufus ambwira ko agiye kunyura ku kazi ngo arebe ko abantu be bahageze, kuko amasaha yo gusimbura ba Donaldo yari yageze. Mubwira ko nta kibazo, ambwira ko araza kundeba mu masaha ari imbere, cyangwa se biramutse byihutirwa muhamagare kuri telefone. Nahise nsaba Ferimine ko twajya mu rugo, ndetse na Rita barahaguruka, ubundi twerekeza mu nyubako ntuyemo. Ngeze ku gipangu umusekirite arafungura, ndamusuhuza yihanganisha na Rita kuba ukuboko kwangiritse, ubundi turinjira. Tugenda tugana kuri esanseri igera aho tuviramo. Dutambika tugana ku muryango wo muri salo, nsanga harafunguye, mbanza kwinjira nkurikiwe na Ferimine ndetse na Rita. Mu kugera muri salo nsanga bose barimo. Dorcas ahita azaranyambira, bigaragara ko yarankumbuye cyane. Nsuhuza na Jessica mubaza uko ameze, ambwira ko ameze neza. Na Marita, ariko ndebye mbona hari undi muntu wanyihisha amaso. Mu kwikuraho ibiganza ku maso mbona ni Mariam. Ndamusuhuza, ubundi mubaza igihe yagereye muri Kenti, ambaza niba uwo munsi atari uwo kugemura ibihingwa. Mpita mbyibuka ko ari umunsi koko, mubwira ko nzica amande yo kutabyibuka. Mariam namubajije amakuru yite Sara, ambwira ko ari meza. Mubaza amakuru ya Ferire, ambwira ko araza kuyanyibwirira. Mpita numva ko ka Ferire karyamye muri iyo nzu. Mubwira ko nari mbukumbuye yisanzure, ambwira ko ndi gukabya cyane kuko nta minsi ishize tubonanye mvuyeyo. Nuko dutangira kuganira, ambwira Jessica na ba Marita abo bantu abari bo. Mu kureba mbona Gaston ntawe uhari, ambwira ko yagiye gukina na Ferire ariko bakaza bakaba bisinziriye icyarimwe. Ako kanya turicara dutangira kuganira, ariko kubera ko twari twabaye benshi mu nzu urusaku ruba rwinshi. Gaston na Ferire barakanguka bahita baza muri salo.
Gaston aza ansuhuza amubaza impamvu atambaye umupira w'imbeho, ambwira ko agiye kuwambara. Fereyiro nawe wari ukiri gato yahita aza ari kwigenza n'amaguru, ariko angeraho yananiwe. Mpita musamira hejuru mushyira mu kirere araseka, bigaragara ko nta kintu bimutwaye kuba atari kumwe na mama we. Nuko twese tuganirira hamwe, mbaza Gaston niba amaze kumenyera. Ahita ambwira ko yatangiye no kwiga imirwanire. Mpita ndeba Dorcas ikijisho, ahita yitarutsa ambwira ko arengana kwako kanya. Ahita ahaguruka atangira kwiruka kuri Gaston. Gaston nawe atangira kwiruka amuhunga, bigaragara ko bari bavuganye ko atarabimbwira. Nuko Gaston arushye Dorcas ahita amuterura amuzana mu ntebe, amubwira ko yamwigishije kugira ibanga ariko akaba arimenye, bityo ejo nibasubira gukina azamuhana. Gaston amubwira ko atazasubira gukina. Dorcas amubwira ko natajya gukina atazamugaburira. Gaston amubwira ko yamaze kumenya umuntu ushinzwe ibiryo muri iyo nzu, bityo niwe bazabivugana. Marita ahita avuga ko nta kintu bazavugana. Gaston abasubiza ko arabyuka kare cyane akajyana n'intwari ye yamutabaye inzara, ubundi aho izarira niho nawe azarira. Ngiye kumuhakanira mbona ko naba muciye intege, mpita mushyigikira amubwira ko n'ikirenze n'ibyo tuzirira ibiryo byiza kurusha ibyo bazateka aho mu rugo maze bamware. Ako kanya Dorcas yahise avuga ko azatwirukana mu nzu ntituhagaruke. Gaston ahita amubwira ko iyo nzu ari iya ntwari ye, bityo ntago twavamo. Byumvikane ko ari njye yitaga intwari. Nuko bakomeza gusererezanya gutyo. Jessica anganiriza ku ruhande ambaza uko byagenze uwo munsi. Mubwira ibyo twamenye kuko gahunda ntago twari turayigeraho neza, uburyo Desmeriti twamugeraho. Jessica ambwira ko Desmeriti naramuka avuze turi mu byago. Mpita mubwira ko Desmeriti atapfa kuvuga ariko natwe ntago twicaye. Mu by'ukuri nabwiraga Jessica gutyo kandi nta kintu twakoze, kuko nta hantu na hamwe nari mfiteho guhera. Nuko nibaza ikintu nakora kugira ngo Desmeriti ave muri gereza bikanyobera, ku buryo umutwe wandiye ngashaka no gusara, ngasaba akanya ko gutekereza. Jessica akambwira kuruhuka. Nsiga mbwiye Marita na Dorcas ngo bite kuri Rita ndetse na Ferimine. Na Dorcas mubwira ko atagomba gukora imyitozo, haracyari kare ntago arakira neza. Nibyo yansubije ntago nabyumvise, nahise ngera ku gitanda, ariko nkirambikaho telefone yanjye yahise isona. Mu kureba umpamagaye mbona ni Rufusi. Mubaza uko bimeze ambwira ko afite amashusho y'ibyabereye byose mu marembo ya kampani muri rya joro Dantino yishwemo. Mubwira ko nje ako kanya kuyareba. Ako kanya nahise nsohoka mu cyumba cyanjye, mbwira Jessica ko ngiye kureba Rufusi. Mpita mva mu rugo nerekeza muri kampani, ariko ngeze imbere y'inyubako ya Vice Chairman mpura na Lorena. Mubaza amakuru ambwira ko ari meza. Arimo gutaha mu rugo ambwira ko yagiye kumpa raporo akabona ndi muri rwinshi. Namubajije raporo yashakaga kumpa, anyibutsa ko twamuhaye imbunda ngo ayipime ibikumwe. Mpita mbyibuka ko ambwira ko iyo mbunda bayipimye bakabona ibikumwe bye bimeze nk'iby'umuntu wigeze kunyuza irangamuntu ye ndetse n'igikumwe kuri sikaneri yabo aho mu bitaro. Uwo muntu akaba yitwa Venice. Lorena yamaze kumbwira iryo zina numva wagira ngo ntago ari ubwa mbere ndyumvise. Nkomeza gushakisha izina Venice ariko ndaribura burundu, ku buryo numvise mu mutwe bindiye nkamubwira ko ndashaka ibirenze kuri ayo makuru. Ubundi Lorena nsezeraho arataha. Nahise ngera muri hoteli, ubundi njya muri esanseri. Ngera ahantu hari Rufusi n'ikipe ye ndabasuhuza. Ahita anyereka amashusho y'umugabo winjiye muri kampani iryo joro. Anyereka ko atigeze yinjira muri ayo masaha, ahubwo yinjiye ku manywa yambaye n'imyenda ya gisirikare akajya muri hoteli, agafata icyumba kuri reception, ubundi akirirwamo akaza gusohoka nijoro cyane. Yagera ku marembo ashaka kuva kuri hoteli, nibwo Dantino yashatse kumubaza imyirondoro, ariko bakamera nk'abantu baserereye. Dantino akajya kwitambika ku muryango, wa mugabo nawe agashaka kumukuraho ngo asohoke, ariko Dantino akabyanga. Umugabo akamera nk'ugize ubwoba, ubundi akarangaguzwa hose. Aribwo yakuye imbunda mu mufuka agahita yereka Dantino. Dantino agahita ava mu muryango. Umugabo arasohoka, amaze gusohoka Dantino ahita amugendaho inyuma gatoya atararenga igipangu.
ubundi umugabo mu guhindukira Dantine aramufata asa n'umuhatirije ku buryo imbunda yavuyemo isasu, bitagaragara ko uwo mugabo arashe Dantine ku bushake, kuko nyuma yo kumurasa umugabo yahise amera nk'utaye umutwe. Amaze guta umutwe abika ya mbunda, amaze kuyibika atangira kwizengurukaho, asohoka kampani. Ageze ku irembo gato yaragaruka, mu kugaruka ahita ahuberana na wa wundi twasanze yambaye ubusa. Mu kubireba gutyo uwo mugabo abonye yamubonye, ahita amusimbukira ku muvuduko uhambaye, amukubita akantagwa hasi, ahita amukuramo imyenda, aramuzirika, arayambara, ahita ajya mu kazu kabo, ubundi akuramo ihema aratwikira, ahita aterura umurambo wa Dantine awujyana mu kazu kabo, ahita agasohokamo, ubundi atangira kongera gutwikira neza n'ihema. Aribwo twari tugeze ku muryango, ubundi tukavuza ihoni, ngahita mbona yamaze kwambara imyenda ya wa wundi yashyize mu ihema. Ibyakurikiyeho byari byo twari twabonye kugeza ducitse. Namaze kureba iyo video ndebana na Rufuse, ambwira ko uriya mugabo ari umusirikare. Rufuse mpita amubwira ko Lorena yashatse umuntu wafashe kuri ya mbunda, akambwira ko yasanzeho ibikumwe bibiri, ibya Rufuse nk'umukozi wa kampani ndetse n'iby'umuntu wigeze kugera muri aba Lewis kampani nka Venice. Mpita nibaza Rufuse mubaza iryo zina niba hari ahantu arizi, ahita ambwira ko wa mugore witwa Vanessa wo muri Merine yatubwiye ko umwana papa na mama we babyaye mbere w'umuhungu inyeshyamba zikamushimuta yitwaga Venice.